Imbyino nyarwanda, ibikorwa bitandukanye birimo kwiyereka kw'inka z'inyambo, guha abana amata no gusangira nibyo byaranze uyu munsi w'umuganura kuri iki cyumweru wabereye i Busasamana mu majyepfo y'igihugu i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwavuze ko abaturage b'aka karere bafite impamvu zo kuganura kuko uyu mwaka ngo bejeje umusaruro utubutse w'ibigori, uw'ibishyimbo n'uw'umuceri. Ngo n'umukamo w'amata wariyongereye kuko bugeze kuri litiro miliyoni 5 zose. Uwacu Julienne ufite mu nshingano umuco yongeye kwibutsa ko umuganura wakagombye kwimakazwa mu muryango kubera akamaro kawo. Umuganura ni ipfundo rikomeye ry'ubumwe bw'abagize umuryango. Turawiziriza ahangaha twahuriye duturuka mu miryango itandukanye, mu mirenge itandukanye, ariko by'umwihariko ndagira ngo nibutse ko kwizihiza umuganura mu muryango hagati y'ababyeyi n'abana ari uburyo bwo gushimangira ubumwe bw'abawugize, ubusabane hagati yabo, ndetse akaba n'umwanya wo kuzirikana inshingano z'ababyeyi zo kubyara no kurera neza abana babyaye, hanyuma abamaze kubyiruka muri bo bagakora uko bashoboye kugira ngo imbaraga bafite bazikoreshe mu guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Kwizihiza umunsi w'umuganura muri iki gihe byarenze imbibi zo kwita ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi gusa, kuko umuganura w'ubu wizihizwa hishimirwa umusaruro w'ibyagezweho mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, uburezi, ikoranabuhanga, imikino n'imyidagaduro, ubucuruzi n'ibindi. Fiston Felix Habineza, RoyalTV.